hariya twavuze muri Luka 24 35 25-27. arababwira ati mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabaza atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Arababwira ati mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabaza atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Ababigishwa babiri bavaga i Yerusalemu bajya Emausi. Yesu yaramaze kwicwa, hanyuma baba mu gahinda kubera ko bari bamwitezeho ko ari we Mesiya wa Isirayeli, umucunguzi wabo. None yapfuye, ntibanamenya ko yazutse. Bavaga rero i Yerusalemu basubira iwabo Emausi. Bagenda bafite agahinda mu mitima yabo. Hera kuri 13 ugere kuri wa murongo wacu 27. Mumve iyi nkuru yose niyo muza kumva ibyo ari byo. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emausi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose, bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo. Ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Umwe muri bo witwaga Kilewopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi? Arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa, bakamubamba, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisiraheli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. None abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Nuko baraza baratubwira ko babonekewe n'abamarayika bakababwira ko ari muzima. Kandi bamwe mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati mwa bapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Uwiteka Mana Aburahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, turi hano imbere ya Mwami tugushima ku rukundo dukunze cyane rwatumye utanga Yesu ku bwacu. Turi mu bihe Mwami dutegereje ugaruka kwawe, niyo mpamvu ibintu byinshi cyane tubona muri iyi si byavuzwe n'ijambo ryawe bitubwira, bitwereka ko ari ngombwa ko bikwiye kubaho kugira ngo ibyanditswe byera bisohore, kandi ko nibikurikira byose byavuzwe n'ijambo ryawe bizasohora. Duhe Mwami kutaba nk'abigisha babiri bavaga i Yerusalemu bajya Emausi, kuko ntago urafite kumenya ingengabihe y'umugambi wawe. Niyo cyatumye biheba, hanyuma bafungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ko byari ngombwa ko ibyabaye bibaho. Wari ukwiye kubabazwa imbere yo kwinjira mu bwiza bwawe. Mwuka ukomeze gukora mu itorero ryawe, uvane mu bujiji mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Burya nta njiji nk'utazi ko ari injiji. Niyo njiji nkuru. Ntabwo ari njye nabivuze. Abizi?
amen. Umuntu atazi ko ari injiji niyo njiji nkuru. Kuko abantu batazi ko ari injiji, kuko iyo utazi ko uri injiji ntumenye ukuntu uva muri ubwo bujiji, ntabwo ushaka kumenya. Niyo ngo abantu benshi ntabwo bari teachable, ntabwo bashaka kwigishwa, ko ntabwo bari conscient y'ubujiji bwabo, cyangwa barabizi ariko ku mpamvu y'uburwayi bwo mu mutwe, bwo mu bwonko, bakomeza kuba mu bujiji bwabo. Amen. Il n'y a pas plus fou que celui qui ne sait pas qu'il est fou. Nta musazi aruta utazi ko ari umusazi. Wabyumvise? Kuko nta muntu ashaka icyo atazi ko akennye. Nimba ukennye ubumenyi, ukwiye kumenya ko ufite ubwo bukene, noneho ugashakisha aho wabuvana. Abo bavaga i Yerusalemu bajya Emawusi. Mwana ibipimo byahani bya kera ngo yari stadiyo 60, sibyo? Stadiyo 60 uyu munsi ni hagati ibirometero 10 na birometero 12. Mumva hano mu Rwanda ni kuva nahe. Yamwe mumenye niba bavuga ngo bavaga i Yerusalemu bajya Emawusi, mumenye ko atari kuva kwa Lando uza hano kuri Prince House. Yo kumenya ibipimo ibyo ari byo. Stadiyo 60. Amen. Ni ukuvuga ni ibirometero 10 n'ibice 4 kugeza kuri ibirometero 12. Babyita mu Cyongereza miles, ni miles 7, ibirometero kuva Yerusalemu ujya Emawusi. Bifata amasaha 3 ku maguru, ugenda n'amaguru. Barafite urugendo rw'amasaha 3 baguma buza, baguma bagarura agahinda kabo. Uraza amasaha 3 muri muragenda mutizanya agahinda. Byari bimeze bite? Urugendo rw'amasaha 3. Kandi abakera bari barazi kugenda, abari nkatwe bamenyera amamoto n'amamodoka n'amagare. Urugendo rw'amasaha 3 ku maguru kuva Yerusalemu ugenda Emawusi, bagenda bavuga ukuntu babaye disappointed, babaye desu. Batuzi ko ari we n'agashira waki. Ese ayo ibiganiro byabo byabogerezaga imbaraga? Oya, ahubwo umwe yagendaga aca intege undi. Niyo mpamvu no muri inzira y'agakiza ukwiye kwirinda abantu bafite ibiganiro nk'ibyo. Byari abigishwa babiri bavuga Emawusi bajya Yerusalemu bajya Emawusi, umwe baduhaye izina rye yitwa Kilopa. Uri ntabwo tuzi impamvu batamuvuze, wenda Kilopa niwe yarabishushemo cyane. Muzajye mwirinda Kilopa muri urugendo rujya mu ijuru. Amen. Umuntu yitwa mwene data ariko iteka yo mwahuye n'amagambo y'urucyantege mu by'ubwami, bene uzamwirinde, kuko ntabwo akwankuraje, ahubwo aguca intege. Bibiliya nta kintu ivuga nta mpamvu. Muri bukano nababwiye uriya yari perezida wa Amerika yitwa Kennedy, ntabwo ibyo yavuze. Muracyabyibuka? Yaravuze iki? Yaravuze ngo pour réussir il faut savoir, il faut bien s'entourer. Kugira ngo we n'umunyapolitiki, yaravuga ngo kugira ngo ashobore kugera ku rwego yagize, muziko ari urugamba, kugira ngo uzitoze kugezaho uzaba perezida wa Amerika n'urugendo rurerure, ngo birasaba ko ekipe yawe udatoranyamo uwari we wese. Wabizi? Uwo n'umunyapolitiki yabivuze. Bivuga ngo ntabwo uzagera aho ushaka kugera mu gihe abantu bakuzengurutse ari abantu batagushigikiye, batavuga amagambo aganisha kuri ya ntego. Niyo mpamvu muri ekipe abitwa les traîtres, abagambanyi. Bari muri ekipe ariko ntibashaka ko intego igerwaho.
bafite izindi agenda zabo bahisha. Bene iyo ekipe ntabwo izagera ku ntego, kuko abantu baba bafite utubare, udukarikire twabo mesquin, bafite imibare yabo igayitse, bari mu bintu ngo babisenye, ahubwo ngo babe mu bintu bemera, bafite conviction ko iyi ntego ni nziza. Numva ndi bwitange kugira ngo igerweho. Rero ukwiye kwirinda, tu dois choisir ton équipe, ukwiye guhitamo entourage yawe. Abavandimwe tuvukana kwa mama, sibyo wabimvise, cyangwa na papa, ntabwo tubahitamo, twese twisanga twavukanye. Ariko inshuti uzihitamo, ntawe uzi gutsindagira. Imana yahisemo ko udahitamo aho muvukana, ariko uhitamo inshuti zawe. Wabibizi? Rero ukwiye rero kumenya, nuhitamo inshuti mbi uzabyirengera, uzahura n'ingorane. Mu gihe uzaba ashakamo imbaraga uzababura. Niyo mpamvu rero uriya Cleopa na mugenzi we nta numwe yigeze aromonta morale y'undi, tubyite morale. Nta numwe yigeze azamura undi mu mwuka, tuvuge tureke morale, ariko kame morale nawe ko nous sommes des êtres moraux, n'est-ce pas? Kuko tufite esprit, âme et corps. Ori bitusha âme ni morale. Ni ukuvuga ngo rero nta numwe yigeze azamura undi mu byo kwizera. Umwe wese yari muri negatif. Ati Cleopa, wowe ubyumva gute? Ntubizi se ko akaduka kanjye nari nagafunze, nibaza yuko noneho niwe wenda ingoma ye nitangira nzaronga umwanya. None byose birapfuye. Kandi muri quartier yanjye bari bambwiye ati ariko urakurikira umugabo bite? Dore wowe umuntu adafite na kapitale nimwe, nta gishoro afite, uramushaka wiki? Uko Yesu ngo yavuze ngo inyoni zifite ibyari, hanyuma ingunzu zifite imyobo, ariko umwana w'umuntu ntafiteho arambika umusaya. Nawe uriya muntu se adafite n'arambika umusaya, umushaka wiki? Buriya bari baraganira ibintu byinshi cyane, kuko baramukurikiye, barabigishwa. Ntabwo bari mu ntumwa 12, ariko barabigishwa. Uvuga ngo kuba umwigishwa kiriya gihe sosiyete yagufata nk'umwanzi. Wabibizi? Uvuga sosiyete yaragucaga. Tuvuze abafarisayo n'amasinagoge yabo, baremeye. None dore twari tuzi ko ari we, none dore twaramukurikiye agiye Yerusalemu, tuzi ko agiye guhirika noneho intwaro y'Abaroma. Dore rero baramubambye ku giti. Hari Mesiya se ubambwa? Ko Mesiya akwiye kuza ari igihangange, kuko ntabwo bari bazi kuza kwe kwa mbere ko ukwiye kubanziriza kuzaza mu mbaraga. None ari n'abavuze ngo umunsi wa gatatu ngo azazuka. Bari mu gahinda gakomeye. Yesu rero amera nk'umuturage usanzwe, nawe aragiye Emawusi nawe, kuko yari azi ingorane zabo. Hanyuma avuze ko muri baraganira ibiki, ko mufite agahinda n'ibiki byose? Ati ese ni wowe wenyine mu baturage b'i Yerusalemu batazi ibyabaye? Ati ibiki? Ati uriya Yesu w'i Nazareti, twese watuzi ko ari we rwose wadutegereje, Mesiya, umuntu uzi ukomeye. None dore yaravuze ngo azazuka ku munsi wa gatatu, none dore magingo aya. Urumva? Hanyuma niho yaje kubabwira aya magambo rero. Imana ishimwe. Tutange kuri murongo 21 tugere kuri 27. Ibi bintu natwe biradushikira. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Amen. Mukurikire amagambo make Bibiliya yashyize ko tumenya mu biganiro by'abo babiri, n'amagambo y'agahinda gusa. Kubagira ati
twari tuzi ko ari we azabohora Isirayeli, none dore ariko hari abagore bamwe badutangaje ngo bazindutse kare kare kujya mu gitondo, uhasanga ngo bavuga ngo marayika ngo yababonekeye, bababwira ko ngo ari muzima. Ariko harimo hamwe muri twe nabo bari kuverifiya biriya bintu, basanga koko igituro kiragaragaye, ariko we ntibamubona. None se bizeye? Oya, ntiwumva se? Ni ukuvuga ngo rero muri urugendo turimo dukwiye kumenya tugendana n'abandi. Urabona muri filozofi babyita les pointures, ni ukuvuga ngo inkweto wambara. Twese ntabwo twambara inkweto zimwe, abafite ibirenge binini abandi bito, mwese bafite ibipimo bye. Donc les philosophes bariya bagize ubwenge cyangwa bafite ubwenge gutekereza kure kurusha abandi, les philosophes bo bita ko ari les grosses pointures. Bavuga ko bo inkweto zabo zo mu bwenge ni ndende, abandi rubanda ngo bo ni ibikuri, bafite uturenge tw'ibikuri, niko bavuga. Abandi bantu rubanda bafite uturenge tw'ibikuri, ibitekerezo byabo ni bigufi. Ngo niyo mpamvu rero ntibakwicarana ku meza ngo baganire, kuko ntawe bahurira. Uwo ni umwe muri bo yitwa Arthur Schopenhauer, niwe yabivuze. Schopenhauer niko yabivuze ngo c'est très difficile ngo lorsqu'on est un géant de chausser les souliers de nain. Ngo birababaje kubona uri géant, uri nka Goliath, ugende ngo ushire ikirenge mu dukweto tw'igikuri. Baba bagusabye ibintu bidashoboka. Ngo nibo les géants, ngo tube turi dukuri mu mitekerereze. None mu by'ubwami bw'Imana naho, haleluya, hariho les grosses pointures, ba Eliya, ba Paulo, amen. Bariya sont des géants, bariya ni ibihangange mu by'umwuka. Iyo bavuze ibintu rero umuntu usanzwe ntabyumva, ashobora no kubyita ibinyoma, kuko we ari hasi cyane mu by'umwuka. Abagabo rero ba Cleopa na mugenzi we batatubwiye izina, bari kure cyane yo gusingira, amen. Ibi rero biraba mu gihe cyabo, ama evenema nabo baparticipyemo, byarabagoye kubisingira. Ikibazo cyabo cyari ikihe? None Yesu yabatabaye gute? Yakoresheje iki ngo batabare? Yabafunguye ubwenge, hanyuma abazana ku byanditswe byera, ko biriya bumva ko batabisobanukiwe, byari ngombwa ko biba byarahanuwe, ahubwo byabagoye kumenya, amen, nyuma y'umubabaro haraba iki. Nibyo twise rero ingengabihe y'umugambi w'Imana. Ntabwo basobanukiwe spiritual road map, ntabwo basobanukiwe feuille de route spirituelle y'Imana, ntabwo basobanukiwe ingengabihe y'umugambi w'Imana ukugenda usohozwa. Nicyo batatahuye. Ese murabyumva? None n'abakristo bangaye bameze nka Cleopa na mugenzi we? Ni benshi ntabwo bazi ingengabihe y'umwuka mu by'ubwami bw'Imana. Na niyo mpamvu haba ibintu agahinda kakabataha, bakibaza impamvu Imana yabyemeye, kuko ntabwo bazi ingengabihe yo mu mwuka mu by'ubwami bw'Imana. Si ibyo gusa, ntibashobora no gusenga uko Imana ishaka, kuko ntabwo bari kuri diapason imwe n'Imana, ntabwo bari kuri même longueur d'onde n'Imana, bari aux antipodes. Bo bari mu by'isi cyane, mu bitekerezo bya kimuntu, kandi bariho baraba mu bihe by'umwuka bihanitse, ariko ntibabimenye.
kikabacika. Wabizi? Uyu munsi rero turashaka ngo Imana idutabare nk'uko yatabaye ba Kleopa. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Reka nite muhunda ngira dusomere ko iyi niyo passage clé. Iyi niyo hano turi buhagarareho nubwo turi bujye mu ahandi. Arababwira ati, mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. None se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe? Atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we. Amen. Yesu Kristo igihe abigishwa be bavugaga ko ibyo kujya gupfa i Yerusalemu biragashira ntibikabeho, kugeza aho abaje gufata Yesu, Petero ashaka kumurwanirira akoresheje inkota. Hanyuma Yesu aravuga ngo subiza iyo nkota mu rwego, ati kuko ni wowe nundwanirira se? Amen. Usibye kutanangwanirira, kubera ko nshobora kugira gutya yatakohereza regiono 12 nimba biri ngo zingwanirira, ni ukuvuga ngo 76,000 ibyo by'abamarayika. Nimba ntagiye ku musaraba ngo ibyanditswe byera byasohora bite? Hagati ya Yesu n'abigishwa be mumva bari kumwe kubera iki? Uko Yesu yarazi road map y'Imana, yarazi feuille de route, yarazi ingenga bihe y'umugambi w'Imana, ko ari step, ari intambwe adashobora guhunga. Wabizi? Nuko ku musaraba yavuze ngo Eloi Eloi lama sabachthani, mana yanjye niki? Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Ibyo yabivuze ngo ibyanditswe byera bisohore. Suko yarayobewe ko ari ingengabihe y'Imana iriho irashyirwa mu bikorwa. Uko yabivuze mbere, umwana w'umuntu ngo tugiye Yerusalemu, umwana w'umuntu azashyirwa mu maboko y'abanyabyaha, azashinyagurirwa, agazagirirwa nabi, azicwa, ariko umunsi wa gatatu azazuka mu bapfuye. Yarabizi. Yabivuze kuko biri muri Zaburi yamuvuzweho. Kubera iki yavuze biri? Mwaza ko ari kubera iki? Dusome Matayo 27 umurongo wa 45 tugeze ku murongo wa 50. Uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabachthani, bisobanurwa ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje? Ariko bamwe mu bari bahagaze aho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arahamagara Eliya. Uwo mwanya umwe muri bo arirukanka yenda sipungu ayuzuza inzoga isharira, ayishyira ku rubingo arayimusomesha. Ariko abandi bati, ba uretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga aratanga. Amen. Amen. Mwibaza ko kubera iki yavuze ari magambo Eloi Eloi lama sabachthani, mu gihe barabivuga ngo mana yanjye ni iki kundekesheje? Murumva ko hariho ya pourquoi, kuki. Mu Gifaransa bavuga ngo mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné? Kubera iki? Iriya why, kuki. Ese Yesu yari yayobewe noneho ko ari arasoza ubuhanuzi? Kuko isi yabivuze. Aya magambo yavuzwe muri Zaburi imyaka 1000 Yesu ataraza mu nda ya Mariya. Kubera iki yavuze aya magambo? Tout simplement uwo mwanya yari waragaragaza yuko ubusabane bw'iteka ryose hagati ye na se bwavuyeho.
kubera yuko yahindutse icyaha ubwacu. Imana yamuteye umugongo. Niko byari bikwiye kuba mu ngengabihe y'umugambi wayo. Amen. Si uko Yesu yabiyobewe, niko bikwiye kuba. Amen. None abwiye Petero ngo subiza iyo nkota yawe mu rwubati, kubera ko ushatse abandwanira si wandwanira. Data aka kanya mu isegonda gutya, par un claquement de doigt, data yakohereza legionne 12 n'abamarayika 72,000. Urumva uko bangana? 12 fois 6,000. Uko legionne imwe y'abaroma n'abasirikare 6,000. 6,000 gukuba 12, 72,000 by'abamarayika. Ngo ngize gutya ngo haza 72,000 by'abamarayika, 72,000 ange. Urumva marayika umwe gusa yarimbura isi yose. Arera amwereka ko ntabwo yabuze imbaraga zo kurwana, nuko ariho arasohoza ibiri mu ngengabihe y'umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Mwabibise. None tubaze ikibazo, nimba Yesu yari kuba umuntu nkanjye nawe ntamenye ingengabihe y'Imana, byagenda gute? Nawe yari kuvuga nkawe nanjye, ariko se ko jye nkiranuka, ko ntari umunyabyaha, kuko iwemeye ko nshikwa amaboko y'abanyabyaha bakankorera ibi? Nawe yari kwibaza byinshi. Ariko Yesu yari azi ko ariho arasohoza ibyanditswe byera. Ingengabihe y'umugambi w'Imana ntushobora kuyimenya utazi ibyanditswe byera, ko niho biri. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ingengabihe y'umugambi w'Imana, amen, Imana yahishuye mu ijambo ryayo. Kutamenya ijambo ryayo rero ntushobora kumenya ibintu impamvu biba biraba, kandi kutabimenya ntuzamenya uko usenga. Kandi twumvise yuko ingengabihe iriya road map cyangwa feuille de route, twavuze mu kinyarwanda cyacu ngo ingengabihe y'umugambi. Dufate umugambi w'ishyirahamwe, umugambi w'ikigo, twabonye ko bose abarebwa n'icyo kigo bakwiye kuyimenya kugira ngo iyo umugambi nyamukuru, intego nyamukuru izagerweho. None wowe uri umugambi bw'Imana, ntabwo uzi ingengabihe y'ubwami bw'Imana, ese uzaba efficace? No. Ntuzamenya uko usenga. Uzajya wisenga gusa, Mana umpa akazi, Mana umpa umugore, Mana umpa abana, Mana umpa imodoka. Nibyo uzajya usenga, kubera ko wowe uri mu bwami bw'Imana bufite ingengabihe yabwo, ariko wowe ntabwo uyizi. Ntabwo uzagendana rero na nyiri ubwo bwami. Wabizi? Ashobora kwerekeza iburyo wowe ukerekeza ibumoso. Uko niko abakristo benshi mu matorero bameze. Ntabwo bazi ingengabihe y'ubwami bitirirwa. Ingengabihe y'ubwami bw'Imana iri mu ijambo ry'Imana. Donc les saintes écritures révèlent ou recèlent la feuille de route du royaume de Dieu, ou le plan de Dieu. Ibyanditswe byera bishwemo ingengabihe yo gukora kw'Imana mu mateka y'isi. Na niyo mpamvu marayika Gabriel igihe yazaga kwa Daniel hariya ibice 10 akamuhishurira ibintu byinshi n'igice 11, yaravuze ngo nje kukubwira ibiri mu gitabo cy'ukuri cyo mu ijuru. Nuvuga ngo hariya mu ijuru Imana ifite ingenga bihe by'umugambi wayo izasoza muri isi yacu. Nuvuga ngo Imana yazaniye Daniel, amen, ishurirwa ry'ingengabire bihe y'imikorere yayo mu gusoza umugambi wayo muri isi. Ni igitabo cya Daniel, amen. Nuvuga ngo ntabwo Imana ipfa gukora gusa hageze none ko ncura Isirayeli, noneho ariko reka mbendetse, reka
Imana ifite umugambi wayo w'iteka ryose yagambiriye mu mutima wayo, ikawugenera ingenga bihe. Nta kintu gikorwa gicerewe, nta kintu gikorwa cyihutiyeho, gikorwa mu gihe cyagenewe mu ngengabihe y'umugambi w'Imana. Mubibise ibi rero kutabimenya bituma utagendana n'Imana. Ntabwo muri agenda imwe. Wowe ufite agenda yawe, n'Imana ifitiye yayo. None se muzakorana mute? Ntibishoboka. Niba muri abantu benshi bari frustré mu buzima bw'Abakristo, ntabwo bari muri gahunda y'Imana. Amen. Dusomere hariya muri Matayo kandi umurongo wa 50, ibice 26, umurongo wa 27, tugeze ku murongo wa 54, 47, 54. Akibivuga, Yuda umwe muri abo 12 azana n'igitero kinini gifite inkota n'inshyimbo giturutse ku batambyi bakuru n'abakuru b'ubu bwoko. Ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati, uwo ndi busome ni wo uwo mumufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati, ni amahoro mwigisha. Aramusomagura. Yesu aramubwira ati, mugenzi wanjye, kora ikikuzanye. Maze baraza basumira Yesu baramufata. Umwe muri abo bari kumwe na Yesu arambura ukuboko, akura inkota ye ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi. Maze Yesu aramubwira ati, subiza inkota yawe mu rwubati rwayo, kuko abatwara inkota bose bazicwa n'inkota. Mbese wibwira yuko ntabasha gusaba Data akanyoherereza abamarayika nonaha basaga legiyoni 12? Ariko rero bibaye bityo ibyanditswe byasohora bite, kandi ariko bikwiriye kuba. Amen. Ibyanditswe byera byasohora bite, kandi ariko bikwiye kumera. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe byera bihishwemo roadmap y'Imana, feuille de route y'Imana, ingengabihe ya gahunda y'Imana muri iyi si. Nta na kimwe gikorwa mu mwanya utari uwacyo. Reka ngarukire kuri cya kindi. Dukurikije definition, dukurikije ibisobanuro bya roadmap mu buzima busanzwe, murabyibuka? Igihe twasobanuraga ingengabihe y'umugambi w'Imana, ariyo roadmap, spiritual roadmap y'Imana. Amen. Cyangwa feuille de route spirituelle du royaume de Dieu. Igihe twavuze ngo nimba ikigo gifite roadmap, ikigo gifite feuille de route yacu, kandi muri iki gihe nta kigo kizima kidafite iyo roadmap. Igamije iki? Igamije gushira ku mugaragaro, mu buryo bugaragarira wese, intego icyo kigo gifite n'ukuntu izagerwaho, n'ubushobozi bwo kuzabigeraho. Buri kintu cyose ku iyo roadmap kigaragaza, mubona ko ari map nyine, ni nka karita, karita ikwereka urugendo rw'iyo entreprise, rw'iyo company, icyo kigo, aho bari baragana, barashaka kugera kuki. Noneho twabonye ko roadmap cyangwa urwo rugendo rw'iyo company, icyo kigo, uwo mushinga, yuko mu byerekeye ingengabihe bayigabanyamo mu bice bitatu. Ibyo bita court terme, bivuga ngo mu gihe cya bugufi tuzatugeze he. Moyen terme, mu gihe giciriritse tuzatugeze he. Long terme, mu gihe kirambye, iherezo aho dushaka kugana, tuzaba tubigezeho koko. Ibyo rero bakwiye kubyereka no kubyigisha abantu bose bireba, basabwa kuba bari muri iyo gahunda.
kugira ngo basenyere umugozi umwe, kuko bose baba bagana aho bazi, baba bazi intege aho zikiri, kugira ngo bashake imbaraga. No mu bwami bw'Imana rero, twebwe abana b'Imana turi mu bwami bw'Imana mu kwizera, tukwiye kumenya road map y'ubwami bw'Imana, tukwiye kumenya umugambi w'Imana n'ingengabihe yayo yo kubigeraho, kubera ko twebwe hari impamvu tukwiye kumenya ingengabihe y'ubwami bw'Imana, y'umugambi w'Imana. Hari impamvu tukwiye kumenya road map y'ubwami bw'Imana, umugambi w'Imana, aho Imana iganisha ibintu, icyo ishaka kugeraho. Niyo mpamvu Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo itubwire road map yayo, itubwire feuille de route yayo, itubwire igamije iki, ese izabikora gute, izabikora ryari, ese ifite resources zo kubigeraho. Iyo turaza kubireba n'impamvu wowe witwa kuri uwayo, wowe witwa ko uri umukristo, wowe witwa ko uri umwana w'ubwami bw'Imana, ukwiye kumenya road map y'Imana sans aucune excuse. Ukwiye kubimenya. Turaza kumva impamvu ukwiye kubimenya. Ariko dusome Abaroma, Imana ishimwe, Abaroma 9:28. Dusome Abaroma 9:28. Umviriza. kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi akarirangiza bidatinze kandi akarigabanya. Amen. Umviriza. Car le Seigneur exécutera pleinement. Umwami azasohoza byose nana kimwe kibuze, et promptement, vuba ni ukuvuga ngo bijyanye na gahunda ya road map yayo, timing yayo, sur la terre, hano mu isi, ngo azasohoza ce qu'il a résolu, ngo icyo yagambire, ngo hari umugambi. Amen. Uwo mugambi w'Imana usozwa na Kristo, kandi muri Kristo ufite ingengabihe. Wabibise. Niyo mpamvu Isirayeli imaze gutataniza mu isi, ntabwo Isirayeli yongeye kuvuka igihe icyo ari cyo cyose, yavutse bikurikije ingengabihe y'Imana. Kuba imbaraga z'iburengerazuba, Occident, Western countries, Uburayi za Amerika nahe, kuba imbaraga zawo zigenda zigwa, mu gihe nk'iki, ni ukuvuga ngo biri mu ngengabihe y'umugambi w'Imana. Kuba hari izindi mbaraga ziriho zirahaguruka iburasirazuba nk'Ubushinwa nahe byose, ndetse no mu majyaruguru cyane y'isi ari Uburusiya, Septentrion extreme nord, biri mu ngengabihe y'umugambi w'Imana, ni road map y'Imana. Amen. Kuba mu isi harimo ivurungano, aho ibintu biba biragenda bikomera, ibi byose mubona bituma isi uyu munsi imeze nk'inyanja yavyumuraba n'ibiki byose, biri mu ngengabihe y'umugambi w'Imana. Kutabimenya rero uzamura abo bantu bavuga ngo why, kuki, kubera ubujiji. Ntabwo ibintu ku isi Imana yabigeneye kwigenga no kwiyobora, ndetse Imana ntabwo yabirekeye Satani ngo abiyobore, ntabwo yabihaye n'abantu b'abantu bayobore. Imana ubimenya utabimenya, Imana yabihaye ingengabihe izabigenga uko bizagenda bikurikirana. Ibyo rero ni ibintu bikomeye kubimenya nk'umuntu yitwa ko ari mu bwami bw'Imana. Amen. Kubera iki dukwiye kubimenya? Tout simplement kubera ko, mberiza, kubera yuko Bibiliya itwita abakorana nayo, abafatanyabikorwa nayo. None se wowe waba umufatanyabikorwa utazi ibyo bikorwa aho biva naho bijya? Niko abakristo bameze rero.
iyo batazi roadmap y'Imana. Birababaje niyo babona amasengesho yabo menshi n'amasengesho yo kwirebaho, kuko ntibanazi yuko ari abafatanyabikorwa n'Imana, ntibanazi ko bakorana nayo, ntibanazi yuko hari ibyo Imana ibashakaho, kuko yabagiriye ubuntu bwo kwitwa abakorana nayo. Bazi yuko agakiza ni ugusaba Imana gusa ibyo ushaka bigukorera, ntabwo bararengaho. Niyo mpamvu rero ubona bari mu buzima spirituel minable, bari mu buzima bwo mu mwuka buteye agahinda. Fata iminota 5 saba Imana, fungura ubwenge, utahure roadmap yayo, pedo route yayo, ingengabihe y'umugambi wayo, kugira ngo tube koko abafatanyabikorwa nayo. Imana ishimwe. Iminota 5 mwabibizi. Iyo ubizi ibyo mbere ko mufata iminota 5, hari igihe ufata umunsi wo gusengera ingengabihe y'umugambi w'Imana, ukaba wirengagije gato ingorane zawe.